isoko ya 12 ni ukurinda gusa. Kurinda. Ihame rya mbere ni ukubiha agaciro. Ihame rya kabiri ni ukumenya ikiguzi byagutwaye kugira ngo bigereho. Yego. Kwirinda uwabisenya uwo ari we wese nawe yaturuka hose. Nshuti zacu, nshuti mwe mwese mukurikira iyi channel ya Rev Prophet Ernest Nyirindekwe, mbahaye ikaze. Nanagushimiye ko wahisemo gufungura kino kiganiro kivuga ku isoko ya nyuma. Turi kuri finale. Twari turi ku masoko cyangwa se tumaze iminsi tuganira ku masoko 12 y'umugisha, cyangwa se wakora ibyo wakora ukabona umugisha, ukabaho mu buzima buhiriwe, ubuzima bw'umugisha. Uyu munsi rero ni finale. Ubwo duherukana twari twavuze ku isoko ijyanye no gutanga ikiguzi cy'ibyo ushaka. Gutanga ikiguzi ukemera, mu cyongereza bavuga ngo to pay the price cyangwa se sacrifice. Twatanga ingero nyinshi mwarabisobanukiwe. Niba utararebye icyo kiganiro ugende ukirebe cyose ukirangize, ndetse uhite wiha n'intego yo gukurikira n'ibyabanje kuva ku isoko ya mbere niba utarigeze ubikurikira. Muri ibiganiro byose twabanye na Rev Prophet Ernest Nyirindekwe, nta wundi mutumirwa, bivuze ngo yabikurikiranyije neza nk'uko yari yabiteguye, ndetse n'amasomo ashaka gutangamo yose yarayatanze. Uyu munsi rero turi ku isoko ya nyuma. Amen. Munsi ni finale. Pastor, umeze neza cyane. Ikipe igiye gukina kuri finale bemeze bite? Bikazi bayateguye cyane. Urumva kuri finale bya bintu byose niho bihurira, ibintu byose umukinnyi w'umuhanga nibwo amenyekana, ariko hano ubwo urumva nyine ikintu wifuje gutanga cyose niho ugitangire. Ntituzongera kugaruka muri aya masoko. Aya ngara barangira. Reka nkwakire mu isengesho dutangira. Imana igumugisha. Tuguhaye icyubahiro nyiri cyubahiro, uri umubyeyi mwiza. Waradushoboje utugejeje ku isoko ya 12 y'umugisha. Uzongera unashoboza abantu kuzayumva bayarangize, kuko bizabagirira umumaro. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Ntangire nibutsa abantu kuko rwose turi ku isoko ya nyuma. Kanyabibutse 11 yose kuva twatangira kujya n'umwe uba wibagiwe, hari ibyo ndatari kwibuka neza. Nimvuga iyo soko ahita yibuka n'ibyari bishamikiyeho, ndetse nawe utari wayakurikiye, utari wumva isoko n'imwe, uhite wumva unyoterwe no kujya kumva ayo masoko yose. Isoko ya mbere twahereyeho ku kiganiro cya mbere dutangira ni isoko yitwa kwizera Imana. Twabonye ko ari ryo shingiro, ariyo ntangiriro y'ibintu byose, ariyo fondasiyo y'ibintu byose. Kabiri, kumvira Imana. Isoko ya gatatu ni ukuvuka ku munyamugisha. Mushumba yarabisobanuye rwose ku buryo nta rujijo na ruke rwari rurimo. Icya kane ni ukumenya icyo ushaka. Isoko ya gatanu ni umugisha w'umubyeyi. Ya gatandatu ni ukubwira ibihe icyo ushaka kuba cyo. Isoko ya karindwi ni ugushyira mu bikorwa ibyo ushaka kuba byo. Isoko ya munani twabonye ko ari uguhagarara mu byo watangiye. Isoko ya 9 ni amasengesho. Isoko ya 10 yari ukutemerera umuntu wese ko yica ejo hawe kandi atazahagera. Isoko ya 11 ari nayo iheruka no gutanga ikiguzi cya bya bintu ushaka kugeraho. Pastor, mu isoko ya 12 neye ko numva iyi ngiyi ni finale. Ni finale. Finale nago iroroha kandi iranoroshye, kuko ari umukino wa nyuma. Bamva ngo umukino wa nyuma. Isoko ya 12 ni ukurinda gusa. Kurinda. Kurinda harimo ibintu byinshi. Kurinda. Iyo ngiyo ne yakabaye izoza pe. Ko bya bintu byose twavuze, bya bintu byose twahereyeho, yaba ari kwa kumvira, yaba ari kwa kwizera, kwa kumenya icyo ushaka, kwa kutemera umuntu, kwa gutanga ikiguzi y'amasengesho, utabirinze ngo ubisigasire, wabaruhiye ikisi. Ntacyo wabaruye. Hari ukurinda. Kurinda. Turinda iki? Kurinda ibyo ugezeho, kurinda ibyo wakoze, kurinda. Ibyo byose ugomba kubirinda. Kurinda ibyo ugezeho, kurinda ibyo wakoze. Ubwo nyine kurinda habamo no kwirinda. Yego. Nawe no kwirinda ko wakora amakosa. Niyo uri kurinda nawe uri kwirengera, uri kwirinda. None kurinda hishemo ibintu byinshi. Basta abantu bakuzi nk'umuntu w'amahame, nk'umuntu uvuga amahame,
ibintu nyine principles cyangwa se ubuzima Bibiliya yigisha ariko mu mahame amahame y'ijambo ry'Imana. Ndifuza kubaza kino kibazo cyangwa se udusangize bino bintu. Na yahe mahame umuntu yakoresha arinda, yaba kurinda ibyo wakoze, kurinda ibyo wagezeho, cyangwa nawe ubwawe wirinda? Urakoze. Ni byiza kuba ubashije icyo kibazo, kubera ko n'iki kiganiro cyafata umwanya muto, ariko reka nibuza aya mahame nyavuge. Ngiye kuvuga amahame 7 wakoresha cyangwa se wahagararamo cyangwa se wakora kugira ngo urinde ibyo ugezeho cyangwa se ibyo wagezeho, cyangwa se urinde ibyo wakoze. Ayishema. Haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Ihame rya mbere ni ukubiha agaciro. Kutabisuzugura no kwibuka ikiguzi wabitanzeho, ukibuka amasengesho wabisengeye, ukibuka ukayiha agaciro. Guha agaciro ibyo ugezeho, guha agaciro ikiguzi wabitangiye, kubiha agaciro. Ngo ba bantu basuzugura ibintu bisuzugura n'iki byose twumvireho. Hari abantu batabiha agaciro, ibintu yabikora, ibintu yabigeraho, nta birenze kandi byagutwaye imbaraga cyane. Kubiha agaciro birumvikanye cyane. Ihame rya kabiri. Ihame rya kabiri ni ukumenya ikiguzi byagutwaye kugira ngo bigereho. Yego. Ibyo kiguzi nukimenye, bizongera garuke kandi bigufashe kubirinda. Uzatinya kujya mu bihombo cyane, kuko n'utangiye kugira se uzajya mu bihombo. Nutarinda umuntu mujya mugana akavuga ngo uzi bino bintu amafaranga byantwaye, burya barimo akubwira ngo ndabirinze. Uzi kubyubaka ukuntu byamvunnye, burya barimo akubwira ngo ndabirinze. Byumvikanye cyane cyane. Ihame rya gatatu. Kwirinda uwabisenya uwo ari we wese nawe yaturuka hose. Biragaruka hahandi kuri rya wa muntu twavuze wice ejo ha. Yego. Kandi atazahagera. Yego. Kwirinda uwabisenya uwo ari we wese naho yaturuka hose, cyangwa inzira zose ubwo yaturukamo zose ugomba kuzifunga kugira ngo ataza agasenya ibyo wageze gute, ibyo wagezeho. Ihame rya kane kugira ibanga. Yego. Samusoni yarabyubatse ariko birasenyuka. Ntiyabirindishije ibanga. Ntabwo abirindishije ibanga. Ibanga rirahishe cyane. Ibanga ririnda ibyo ugezeho. Ngo ibanga ni iryumwe. Ni iryumwe. Niyo ryagucitse uburyimene. Nuko bigenda. Kugira iki? Kugira ibanga. Sendirwa susengura ku mahame kandi mbisobanura. Yego. Icya gatanu kubisigasira. Icyo ni Ikinyarwanda gisanzwe. Ari utakizi. Ihame rya gatandatu kubitoza urubyaro rushya. Yego. Abazabisigarana cyane, abazabikurikirana. Apana ngo birangirire muri wowe. Igitabo cy'Imigani 22:6 aravuga ngo toza umwana wawe inzira azarinda asaza atarayivamo. Ugomba kumutoza. Menyereza umwana wawe inzira azarinda asaza atarayivamo. Mu yandi magambo ugomba kubimenyereza, ugomba kubyigisha abantu, ugomba kubyigisha urubyaro rushya, ugomba ibyo. Yego. Ibintu wageze urabona ibintu baruruye imyaka kubisiga nta wundi muntu ubisigaranye. Udasigiye umuntu wizeye uzabikurikirana none utari n'amaraso yawe. Cyane. Ni ikosa rikomeye.
kirumvikana kabisa. karimo kumvikana aho biraza bikubitire icyo bita kuvuka k'umunyamugisha. Alors birumvikanye. Yego. Dawidi agiye gutanga yabwiye Salomo, Salomo umwana wanjye, jya umenya Imana umenya ya so. Imana ya so. Iyo yakoreraga uba ariyo uzajya ukorera. Yari abimuhaye, Yari abimuhaye. yaramutongereye, yamubwiye ati n'igitekerezo asize cyo kubakira Imana urusengero, umwana Salomo wagishyize mu bikorwa. Ugomba kubitoza urubyaro rushya, turacyafite mu mutwe yabyumva. Kinjiye cyane kumvikanye. cyane. Rya karindwi si ryo tugezeho. Yego. Ihame rya karindwi ni ukubakira aho byavuye. Kubakira aho byavuye. Yego. Gora usubira ku isoko. Isoko. Wigeze wumva avuga ngo ibyavuye ku mavi birindishwa amavi? Kubakira aho byavuye. Kubakira aho byavuye. Ugomba kuhazitira. Yego. Kubakira aho byavuye. Gushyiraho uruzitiro. Uruzitiro rw'aho byavuye kugira ngo iyo soko idatobamo. Idakama, idatobamo. Idatobamwa. Itagira abayinjira, itagira ibi. Ntabwo byumva. Kubakira aho byavuye, kuzitira aho byavuye. Niba bivuye mu gakiza komeza ukazitira atagira ikintu kikagutwara. Yego. Ahantu ari hose wakuye icyo kintu cyiza cy'ibyo washakaga kugira, irinda umuntu watoba iyo soko. Urakoze. Mugire amahoro ku bantu twabanye. Dusoreje neza. Nuko bigenze. Unasoreje aha? No, ushoreje. Nta kindi narenze. Ni ukuvuga ngo abantu batakurikiye amasoko 12 dore umwanya murawufite. Ikintu kigize kigufi. Nuko bihagaze. Amahame 7 naya azagufasha kurinda nayo ngayo ibyo wagezeho n'ibyo wakoze. nawe nazindi commentaire. Tugiye gusoza ari wowe dusengera. Pastor ngirira icyizere gikomeye cyane. Amen. Mana ikomeye, Mana igira neza, tugushimiye ku bw'aba bantu bose washyize imbere yacu ngo tubabwire ibyawe. Tugushimiye ku bw'aya masoko yose wahaye umushumba wacu ngo atwigishe. Tugushimiye ku bw'ibyo twigiyemo byose, dufashe kugira ngo tubishyire mu buzima bwa buri munsi, bitubyarire umusaruro, biduhindurire ubuzima, kandi ikiruta byose tuzakwishire Data mwiza, tumeze nk'uko ushaka, dusa nk'uko ushaka, duhagaze mu byo ushaka, tubeho ubuzima bw'aya mahame, tubeho ubuzima bw'ibi twiga n'ibyo twigishwa. Urakoze kuri Imana yacu. Ndasenga kugira ngo uwabyumvise wese, wakurikiye wese umuhe umugisha, kandi Data uzakurikira amasoko wese Mwami uzamuha imbaraga zo kuyakurikiza no kuyavomamo umugisha. Bisenze mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Dusoze dushimira abantu bose twamaze gusenga. Abantu bakurikiye kino kiganiro ni benshi. Ibi biganiro reka tubashimire. Uzi umuntu gufata iminota irenga 50 akareba noneho ya buri gihe. Aba bantu reka tubashimire. Tubifurije ko aya masoko y'umugisha dodobiza mu mitima yabo. Tubifurije ko iyi nyigisho umuntu wese uzayumva amateka azahita ahinduka uwo mwanya, bikamenyekana yuko yakurikiye inyigisho ivuye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none uyu mugisha tubatuyeho uzabomaho n'abazabakurikira. Iyi nyigisho ntizagupfira ubusa, kuko isoko ya mbere ari ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Senze nkubwira uyu mwanya ngo ntuzabura ubugingo buhora. Niyo soko iruta izindi. Nimugire amahoro. Utarasoza gato, watubwiye ni iki gikurikiyeho? Igikurikiyeho bazakimenya. Tugiye kugisengera. Watubwiye mu minsi yashize ku isoko 10 nkatubwiye yuko rwose ari udushoti ari n'ibindi bintu kudutegurira. Bazajya badukurikira, bagume hano tw'iminota mike cyane, kandi banakurikira n'amateraniro. Yego. Kandi ikindi nanababwira cyane cyane nko ku bantu batuye i Burayi, icyumwe ukwezi gutaha mu kwezi kwa 10 guhera 25 na 26 na 27 nzaba ndi mu gihugu cy'Ububiligi. Wow.
dufite igiterane cy'iminsi 3 gifite insanganyamatsiko ivuga ngo injira mu gihe cyawe. Igiterane kirakomeye, ndasaba abantu bose, nzafata indi minsi itari hasi y'10 yo kwakira umuntu wese ukeneye kunganiriza no kumbaza ibyo ashaka. ubwo no gusengerwa byose biri No gusengerwa by'umwihariko. Urumva rero harimo umwanya ukomeye, Imana iguha umugisha. Ngira ngo abazumva iki kiganiro bakagisoza, ariko tuzanabafasha no muri comment, tuzabashyiramo muri live chat, tuzabashyiriramo news muri chat, tuzabashyiriramo nimero bashobora kuzahamagara kugira ngo ibashe kubayobora. andi makuru yose bazakomeza kuyakurikira. Bakurikira imbuga zose za Rev Prophet Ernest Nyirindekwe kuri Instagram, kuri Twitter, ahantu hose turiyo. Ndumva ari amakuru azakomeza agenda anyuraho. Pastor Imana umugisha nawe utaha. Merci.